abantu nabagome cyane. Ubwo yajyaga gutangira umuziki nta kintu yari azi kubyerekeranye nabyo, byasabye ko agurisha agasambu yari afite Bamubeshya 700, biza kurangira abatipe bayamuriye agasori gatoya. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Imana Glorious, yavukiye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Fumbwe mu mudugudu wa Kingala. Abenshi twamumenye ku izina rya Gogo. Gogo mureba buriya aruzi imyaka 36 kuko yavutse mu mwaka w'igihumbi 1989. Gogo nta mubyeyi agira ndetse nta n'umuvandimwe, no kurerwa yarezwe na nyina wabo. Ikindi wamumenyeho kandi nuko yagarukiye mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye. Yatangiye kuririmba ryari? Gogo yatangiye kuririmba ubwo yakiraga gakiza mu itorero rya Anglikani, aho niho naho yinjiriye muri korali, atangira no kujya aririmba muri korali, atangira no kujya yandika indirimbo. Ubwo mwikaye yaramaze kugira indirimbo zigera muri 30, yatangiye gutekereza uburyo yakwagura umuziki we. Gusa usibye ko yaririmbaga muri korali akanandika n'indirimbo, nta bindi bintu yarazi kubijyanye n'umuziki. Ubwo Gogo yaratangiye kujya gukora umuziki mu buryo buri professional, byasabye ko ahitagurisha isambu yari afite Bamubeshya 700. Gogo yahise ashaka umuntu uzajya umufasha, akajya amushakira ama studio, akamushakira promotion, ibintu by'amavideo, umuntu uzajya umukurikiranira. Ayo mafaranga 700 yakuye mu isambu arayamuha. Umujene yemeye kumufasha, 700 arabyakira, yemeza kumufasha, nuko aragenda amujyana muri studio bari coding indirimbo ebyiri, nabwo muri studio isanzwe, kuko mwe mwarumvisha indirimbo za Gogo ntabwo bazikoresheje muri studio ya Danje, ntabwo yakozwe na Prince Kizi cyangwa Element cyangwa Compressor n'abandi bakomeye, wapi, ahubwo yaragiye ajya ku producer usanzwe ku 30 cyangwa 40 indirimbo mwarazumvisha, akoresha indirimbo ebyiri za audio, ubundi andi mafaranga arayarya. Producer amaze gukora izo ndirimbo ebyiri azikubita uwo mutipe nawe azishyikiriza Gogo. Ibaze rero umuyibereye mu cyaro, ntuzi ibintu bya promotion, ntuzi ibintu by'imbuga nkoranyambaga za YouTube, za Instagram n'ahandi hose, n'imbuga za Spotify n'izindi zicuruza imiziki, bagukubise indirimbo ebyiri za audio. Sinzi niba wagira igitekerezo cy'ikintu uzazimaza. Ibi nibyo byabaye kuri Gogo. Wa mujene yahaye 700 yarajya akoreshamo indirimbo za audio, arazimuterurira arazimuzanira iwabo ku cyaro, arazimuhereza. Muri izo ndirimbo ebyiri byaje kurangira Gogo ayibuzemo imwe, asigarana indi yitwa Ibanga ry'umuntu ushaka kwirinda impumu, indi bigiza kurangira yibuze. Nyuma Gogo yaje guhura n'uwitwa Imana Augustin, uyu nguyu Augustin yemera kumubera manager. Augustin bakuranye ikiganiro bakinyuza kuri YouTube, hahita aboneka umugira neza umwoherereza 70. Mwibutse icyo gihe Gogo yarasigaranye indirimbo imwe muri za zindi ebyiri yari yarashoye 700 bakarangira banayariye. Yarasigaranye imwe yitwa Ibanga ry'umuntu ushaka kwirinda impumu, 70 umugira neza yamwoherereje, bahise bayishutingamo video, abari nayo ndirimbo ya mbere Gogo yari afite y'amashusho ndetse n'amajwi. Indirimbo yamuhinduriye ubuzima ni yitwa Everyday I Need the Blood of Jesus. Ni indirimbo yatumye mu Rwanda amamara cyane ndetse no hanze yarwo. Nyuma umunyafrika y'epfo witwa The Kiffness yaje gutungurana, agaragara yatunganyije indirimbo neza yifashishije ibikoresho bya trompete na piano, ayisangiza abantu ku mbuga zigiye zitandukanye harimo TikTok na YouTube. Uyu Gogo aragenda aramamara koko. Mu minsi ishize Gogo aherutse gutangaza ko yifuza umugabo nk'abandi bakobwa, ariko avuga ko ari indiri w'Imana yamugeneye. Nyamara wabona ari wowe umugabo Imana yageneye Gogo, ukaba wirirwa uzerera mu bandi bakobwa ushaka ngo Imana yakugeneye, kandi Gogo haragutegereje. So ushaka ibikoresho byiza bya electronique, amatelefone, machine n'ibindi bigiye bitandukanye, wagana Dopic Electronics, bakorera mu mujyi, cyangwa ukabahamagara kuri nimero 0789 52 77 46. Ngende Mideli w'Abanyarwanda. Biteye mayonnaise burode ufujirasi. Biteye mayonnaise burode ufujirasi. Because it's good. Biteye mayonnaise burode ufujirasi. Nugendere kwisuru ndebana, nshobora kukugusha.